turagushimira inshuti mwene data ubana natwe umunsi ku wundi. Wajyaga wibaza ukavuga ngo ese ni gute namenya umuhanuzi w'ukuri, ni gute namenya umuhanuzi w'ibinyoma, ese namubwirwa n'iki? Uyu munsi rero twikojeje muri Bibiliya tugutegurira ijambo ry'Imana, twagukusanyirije imirongo yo muri Bibiliya ishobora kukwereka umuhanuzi w'ukuri cyangwa se umuhanuzi w'ibinyoma. Uyu munsi ntabwo tugiye kwibanda ku muhanuzi w'ukuri, ahubwo tugiye kwibanda ku muhanuzi w'ibinyoma. Ubutaha tuzabategura ikindi kiganiro kijyanye n'abahanuzi b'ukuri. Ese ni gute namenya ko umuntu ari umuhanuzi w'ibinyoma? Munyemerere dutangire twifashisha amwe mu magambo yo muri Bibiliya. Turakoresha uyu munsi Bibiliya cyane ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turabizi ko ariko kuri cyangwa se ari ryo ritavangiye, umuntu ashobora kuvangirwa, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rishobora kuvangirwa. Imana ishimwe cyane ko tugiye kubana muri kiganiro, kandi ndabizi neza ko hari byinshi wungukiramo utari uzi ugomba gusobanukirwa. Ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni ibice 14 umurongo wa 14. Turagenda twifashisha imwe mu mirongo yo muri Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe neza ni gute twamenya ko umuhanuzi ari umuhanuzi w'ibinyoma. Dusome ijambo ry'Imana. Kwibutsa ko ngiye turi kumwe muri kiganiro, amazina yanjye nitwa Evangeliste Mujyama Dieudonné, ukaba unkurikira kuri Yehova Yire TV n'Uwarokowe TV, aho hose ubasha kubana natwe ugakurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ukaba wakurikira n'ibindi biganiro bitandukanye byerekeye iyobokamana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo maze Uwiteka arambwira ati, abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, si njye wabatumye kandi sinabategetse, haba no kuvugana nabo. Babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo. Ni ijambo ry'Imana turimo turagenda twifashisha. Ndabizi ko ushobora kunkurikira wenda uri umuhanuzi cyangwa se uri umuhanuzi w'ukuri cyangwa w'ibinyoma, simbizi, ariko turimo turagerageza kugenda tumenya ngo ese ni gute twamenya abahanuzi b'ibinyoma. Ese Bibiliya yo ibivugaho iki, kugira ngo nimba warahanuriwe cyangwa se nimba ari umuntu ushaka kuzaguhanurira uzabashe kumenya uko witwara. Ndagenda nkusomera imirongo itandukanye, twaguteguriye imirongo igera ku 10 igerageza kugaragaza bimwe mu bimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma. Ndabizi neza ko gukomeza kubana natwe ni ukunguka byinshi, ni ugusobanukirwa no kumenya, kugira ngo utazisanga bakuyoboye ahatari ngombwa. Undi murongo nawe dusanga ryo ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni ibice 23 ku murongo waho wa 16. Ijambo ry'Imana aho riratubwira ngo iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ndabizi neza cyane ko abantu benshi cyane muri iyi minsi batwawe n'ubuhanuzi, kandi batwawe no kumva ibitagira umumaro. Nshuti mwene data unteze amatwi, iri ni ijambo ry'Imana ndimo ndagusomera. nawe waza gushaka Bibiliya ugasoma n'indi mirongo biri kumwe, ntagiye nkusomera, ariko nagiye nteguramo imwe mu mirongo ishobora kugufasha kukwereka abahanuzi b'ibinyoma. Nibutsa ko ubutaha tuzagaruka tubereka uko ushobora kumenya umuhanuzi w'ukuri cyangwa se umuntu uhanura mu kuri no mu mwuka. Irindi jambo ry'Imana twifashisha turarisanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2, ni ibice 18 ku murongo wa 22. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo iki? Riratubwira ngo umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo avuze ntikibe, ntigisohore, icyo ntikizaba kivuzwe n'Uwiteka, uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Ijambo riratubwira ko umuhanuzi naguhanurira cyangwa se umuntu naguhanurira ibyo yaguhanuriye ntibisohore, uzamenye ko umuhanuzi atahanuye mu izina ry'Uwiteka, ahubwo azaba akihimbiye cyangwa se
azaba abikuye mu mutima we atari Imana izaba ibivuze, ko muri iyi minsi abantu benshi cyane bafite amasezerano cyangwa se batunze amasezerano y'ibinyoma, batunze amasezerano batazi neza ko azasohora, bakomeza kwivovota no gutonganya Imana, ariko nyamara usanga ababahanuriye bataragenzuye neza ngo amenye ngo ese uyu muntu yampanuriye ari mu mwuka w'Imana cyangwa yampanuriye ari mu mubiri. Imana iturengere kandi Imana ikomeze kutwihishurira no kutwereka inzira dukwiriye kuba twacamo, cyangwa ikomeze kutwereka aho dukwiye guca nyakuri. Nshuti mwene data unteze amatwi, mwibutsa ko turimo turagerageza kurebera hamwe ibiranga abahanuzi b'ibinyoma twifashishije Bibiliya cyangwa se twifashishije ijambo ry'Imana. Irindi jambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ni ibice 7 umurongo wa 15. Ni ijambo ritubwira ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Ni ijambo rikomeye cyane ritubwira ngo twirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho turi bagaragaza kwera nyamara ibikorwa byabo bihakana kwera, cyangwa se bagaragaza ko ari abantu beza ariko badafite imbuto z'ubumuntu cyangwa se zo kuba abantu beza. Hari abantu muri ubu buzima tubayemo bagerageza kuza aho turi bakagerageza kwitwara nk'aho ari abana beza cyangwa se ari abantu beza, nyamara imbere mu mitima yabo babitse ibindi imbere mu mitima yabo usanga atari abantu beza. Uzatinya umuntu ushobora kuzaza mu buzima bwawe akagerageza kwereka ko ari umwana mwiza, ko nta kosa agira. Hari igihe usanga uwo muntu ari ikintu agambiriye ku buzima bwawe. Irindi jambo ry'Imana ryo twifashisha tugana ku musozo w'ikiganiro twaguteguriye, naryo turasanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 24 ku murongo waho wa 24. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki? Riratubwira ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayoza intore niba bishoboka. Bivuze ngo ijambo ry'Imana hano riratubwira ko abahanuzi b'ibinyoma bazaduka biyita Kristo bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Twibukiranye neza ko kuba umuntu yakora ibimenyetso n'ibitangaza ntabwo ari igisobanuro cy'uko akorera Imana, cyangwa se ntabwo ari igisobanuro cy'uko ari umuhanuzi w'ukuri. Ntabwo bivuze ngo ubuhanuzi bwose 100% bushobora guturuka ku Mana, hoya. Bivuze ngo harimo n'abaza biyitira izina ry'Imana ariko bafite izindi mbaraga, bafite ubundi bubasha, ahandi bakura ububasha tutazi, ariko bo baba babizi neza aho babukura. Ndagira nkwibutse neza ko iyo ugenze nabi mu bijyanye n'ubuhanuzi birangira urohamye, inyanja wogamo birangira bakurohamishije. Irindi jambo ry'Imana turarisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 ku murongo waho wa mbere tugana ku musozo, kugira ngo ukomeze kumenya no gusobanukirwa uburyo ki wagenda mu buhanuzi. Ndabizi ko abantu benshi cyane bakunda ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka uko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Bivuze ngo ni ukugenzura ukamenya ngo ese uyu muntu ampanuriye ari mu mwuka, cyangwa se nako tuzabereka uburyo ki ubuhanuzi bw'umwuka wera, ubuhanuzi buturutse ku Mana uko baba bumeze. Ariko hano baratubwira ngo ni byiza ko tugenzura imyuka yose tukareba nimba iturutse ku Mana, ukareba ugashishoza ukavuga ngo ese iyi myuka uyu mwuka uhanuwe uturutse ku Mana cyangwa. Imana iturengere kandi Imana ikomeze kutwihishura. Irindi jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 19 ku murongo wa 20, ni amagambo akomeye bisaba gutekerezaho, ni amagambo arimo ubwenge, ariko bisaba ko umwuka wera aguhishurira cyangwa se kugira ngo imbabazi z'Imana zikubonekeho. Ni ijambo ritubwira ngo iyo nyamaswa irafatwa miri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo. Nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Ni ijambo rikomeye cyane
hazamo ibimenyetso, hazamo n'umuhanuzi w'ibinyoma no kuyobya abantu, mbese harimo ibintu bitandukanye, ariko iherezo ryabo nabo cyangwa se iherezo ry'abo bahanuzi b'ibinyoma bigaragara ko atari iherezo ryiza, cyangwa se bigaragara ko iyi nzira bashobora kuba bacamo itaba ari inzira ibanogeye cyangwa se inzira nziza ku rwego rworoshye. Mwene data, tugera ku musozo tugusomera imirongo igera kuri 2, ndagira ngo mbwire ngo turimo turaganira ku ijambo ry'Imana rishobora kukuyobora rikakwereka bamwe mu bahanuzi b'ibinyoma. Nkibutsa ko njyewe turi kumwe, amazina yanjye nitwa Evangeliste Mugema Dieudonné. Irindi jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mika ibice 3 umurongo wa 11, aratubwira ngo abatware baho bacira imanza impongano, n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi baho baragurira ingemu, nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kibi kizatubaho. Bivuze ngo iri jambo ry'Imana rirashimangira neza ko harimo bamwe mu bahanuzi bita abahanuzi b'ukuri, nyamara b'ibinyoma bakagerageza guhanurira ingemu cyangwa se bakagerageza kuvuga ijambo ry'Imana mu rwego rwo kuricuruza cyangwa se mu rwego rwo kwiyitira izina ry'Uwiteka kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Mwene data, neza amatwi, ndagira ngo nkwibutse ko ukwiriye kujya ushishoza neza, ukamenya ngo ese uyu murongo ndimo ndiwo, ese ibi bintu bampanuriye ntibyaba ari ukuri cyangwa ntibyaba ari ukuri. Ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose baguhanuriye uhite ubizakira cyangwa se uhite ubishyira mu mutwe nk'aho ari ukuri. Ijambo ry'Imana dusorezaho turisanga mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 13 umurongo wa 9, ariho dusoreza. Ndagira ngo nkubutse ko iyi ni imwe mu mirongo y'ibanze ishobora kukwereka umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa se ibimenyetso umuhanuzi w'ibinyoma ashobora gukoresha kugira ngo utazisanga wahanuriwe ugira ngo ni ubuhanuzi buturutse ku Mana, nyamara ari ubuhanuzi buturutse ku yindi myuka itandukanye. Iri jambo ry'Imana ryo riratubwira ngo, kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze, bagahanura ibinyoma, ntabwo bazaba mu ntama y'ubwoko bwanjye, kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy'inzu ya Isiraheli, habe no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli. Namwe muzamenya ko ndi umwami Uwiteka. Bivuze ngo bamwe mu bahanuzi, nimba ari umuhanuzi w'ibinyoma ubizi neza ko ubuhanuzi bwawe buzaturuka ku Mana. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo abahanuzi b'ibinyoma nta bwami bafite. Abahanuzi b'ibinyoma bazacirwaho iteka. Nimba uri umwe mu bahanuzi b'ibinyoma, nagira ngo nkubwire cyangwa se nkubwire ngo haracyari ubushobozi n'uburyo bwo guhindura, ukagerageza kubwira abantu ubutumwa bwiza, ukagerageza kubwira abantu ibyururutsa umutima. Mwene data, unteze amatwi, ndagira ngo mfashe gusangiza aka kavideo, nimba hari umuntu uzi cyangwa se umuhanuzi w'ibinyoma, kugira ngo aka kavideo kamugireho, ndagira ngo umumere message umubwira ati, mwene data, haracyari uburyo n'ubushobozi bwo kuba wahinduka ukabwiriza ubutumwa bwiza. Haracyari ubundi buryo bwo kuba nawe wakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Batubwiye ko umuhanuzi w'ibinyoma ntabwo afite kuzinjira mu bwami cyangwa se ntabwo afite kuzagera mu gihugu cyo mu ijuru. Mwene data rero, haracyari ubundi buryo bw'uko wahinduka ukagerageza kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha, Imana ikwishimire mu izina rya Yesu. Yari mwene so Evangeliste Mugema Dieudonné. Shalom, shalom, shalom.